Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye gukora sambusa ziryoshye. Ziraryoshye, zirasa neza. Ibyo dusabwa rero ni ukuvuga ngo nafashe ibirayi jewe bisanzwe nyine bitanu, ushaka gufata bitanu cyangwa se bine bitewe n'ubwinshi bwa sambusa ukeneye. Nahise nshyiramo amazi n'umunyu ndapfundikira kugira ngo tubitogose. None hano nari mfite ifu, ntabwo ari ikiro cyuzuye, ni amagaramu 800 y'ifu. Ushobora kuba wenda wakoresha ikiro cyangwa se wenda munsi yaho nta kibazo. Ubundi shyiramo akayiko gato k'umunyu, shyiramo n'utundi tuyiko tubiri tw'amavuta. Ubundi nishyiramo amazi yo genda wongeramo bitewe n'ukuntu uri kubibona kugira ngo utaza kuba wabyoroshya cyane. Ubundi ndakanda bisanzwe. Ese nawe bijya bikugora gukora sambusa kubera gutinya gukora impapuro za sambusa? Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo bubiri wakoramo impapuro za sambusa kandi bitakugoye. Mu by'ukuri sambusa abantu benshi dutinya kuzikora kuko tuba turi gutekereza ko zigira akazi, tuba dutekereza ko ari ibintu bitinda. Ntabwo bitinda, bisaba kuba gusa wabitekereje. Rero hano ibirayi byari bimaze gushya, nta kindi nshishijemo umwuko nsa nkaho ndi kubinomba kugira ngo nibibize kwa bikanuye cyane. Ubaye rero udakunda kubinomba wabikata nabwo duto nta kibazo. Bimaze gushya gutyo byose birakunda kandi biba bimeze neza. Ubwo nta kindi rero turi gusabwa mu gihe dutegereje ko igipondo cyacu kiba kimeze neza, ko twagipfundikiye, tugiye kuba tukaranga ibirungo. Ibirungo rero ni bitunguru nakase duto na poivron na karoti ebyiri narapye. Urumva nashyizemo karoti irapye, ntabwo nayo nayikase nayirapye, nibyo biba ari byiza. Ubundi ndakaranga gusa, ntabwo dukaranga umwanya munini, ntabwo tuba dukeneye ko biza gushya cyane, ni nko kubicishamo gusa nyine biri aho ngaho. Ubundi nahise nshyiramo akayiko kamwe ka black pepper, nshyiramo n'akandi kayiko k'umunyu katuje, k'umunyu twawutetse mu birayi. Shyiramo n'akandi kayiko gato ka turmeric, udafite turmeric ukoresha food color nta kibazo. Shyiramo na tungurusumu akayiko kamwe. Nubwo ubundi shyiramo n'indimu ariko nakoresha agapande. Uturungo tundi nshyizemo ni cumin rero utayifite si ngombwa. Ubundi mpita nshyiramo n'ibirayi nari maze kunomba. Ubwo rero ntibigusaba ko wakoresha ibirungo byose nakoresheje. Ni wakoresha igitunguru n'inyanya gusa, igitunguru gusa na poivron, ushobora gukoresha na poiro, celery, byaterwa n'ukuntu n'ibyo waba ufite mu hafi nta kibazo. Nuko rero igipondo cyacu cyamaze kumera neza, twagikasemo uduce dutandukanye kugira ngo tubashe kuba twakora impapuro za sambusa. Ubwo rero nuko tuza kuba twabigenza. Ese nawe wari ufite ikibazo cyangwa se usanzwe ukunda guhura n'ikibazo cyo kuba wakora impapuro za sambusa? N'uburyo rero uzikoramo, urafata igipondo ukakirambura nk'urambura capati bisanzwe. Ubwo bipondo byose urabirambura ukashaka aho ugenda ubitereka, niba ari nk'isiniya ukagenda ushiterekaho gutyo. Noneho warangiza iyo maze gukora udupondo twose, ufata igipondo cya mbere ukagishyira hasi gutyo, ukagisiga amavuta neza. Ko gusiga amavuta byo ni ingenzi, usiga amavuta neza hose. Ubundi ugashyiraho n'ifu nkeya kuko ndi kubigenza gutyo muri video. Ubundi ugatushyiraho indi capati hejuru. Rero biba ari byiza iyo ugiye uzireshyeshya, ntibizigize gusumbana cyane kuko birakorohera mu kuzomora. Etape yo gusiga amavuta ni ingenzi. Amavuta uyasigaho neza, ntibisaba kuba ari menshi ariko uyageze ahantu hose neza. Ubundi ugashyiraho n'ifu nkeya gutyo, ubundi ugashyiraho n'indi capati hejuru. Rero biba byiza iyo ukoze capati nkeya uri bashe kuba managinga mu gihe cyo komora. Biba byiza ukoze nk'eshanu cyangwa se 6 ujye nizo nkunda gukora. N'ubundi nakoresheje capati 5. Ubwo nawe ubaye ushaka ko bitakugora cyane, wakoresha 5 cyangwa se 6. Ushobora gukora nyinshi ni 10 nta kibazo, ariko biba bigusaba ko nyine ukora vuba ku buryo bitaza kuba zafatana. Yego, nuko rero tubigenjeje. Ubwo rero maze kuba wazisiga amavuta zose neza, iyo hejuru ntabwo isiga amavuta yo, nta nubwo nayisigaho ifu. Ushobora gusigaho ndi ifu kugira ngo bikorere kurambura nta kibazo, ariko ntabwo usigaho amavuta. Ni ukuvuga ngo iyo iri hasi n'iri hejuru ntabwo bisiga amavuta, niziba zirimo hagati twajya dusiga. Ubundi ugahita ushaka ahantu usukumira zose ku buryo zirambuka. Murabona ko zisa nkaho ziremereye. Indi etape ikurikiyeho ni ugushaka ahantu uza kuba wakokereza umugati wa cyangwa se urupapuro rwawe. Rero ushyira ku ipanu gutyo, ukajya ureba hasi, utaza kuba iyo hasi yashira. Rero ubona ko iyo hejuru isa nkaho yazamutse gutyo, isa nkaho iri guhaga umwuka nyine uzamuka, urahindukiza. Iyo hasi ukayishyira hejuru, nyine ugahindukiza ku buryo nyine utangira komora.
rero iyo zahiye nuko ziba zimeze, uranayomorika ikomoka rwose. Ikigufasha rero komoka neza ni ya mavuta aba wasize. Iyo wasizeho neza washize ahantu hose ntabwo bikunanira kuzomora, uzomora neza bikoroheye. Gusa nanone biba byiza iyo wakoze nkeya kuko nababwiye dukore 5 cyangwa se 6, kuko iyo ari nkeya birakorohera kuzomora vuba vuba, ko iyo utinze zongera ziragafatana. Biba bisaba kuzomora zitarahora cyane. Dore uburyo butandukanye rero wafungamo sambusa zawe ukoresheje runo rupapuro tuba twakoze n'ubundi. Uburyo bwa mbere rero ni uburyo dukatamo. Urazikata gutya mu burebure, ni zibe zibyibushye cyane. Nge nafashe capati ebyiri cyangwa se nafashe capati ebyiri nzishyira hamwe nzikatira icyarimwe. Ubwo ikindi cyo tuba dusabwa ni kuba dufite iyo noza ifarini. Nafashe ifarini ibiyiko 2 mbishyira mu gasahani kuriya ndavanga, ariko nkora igipondo kiremereye cyane cyo guhomesha mu gihe turi gufunga sambusa. Igipondo cyacu kiba kigomba ko kiremereye cyane. Ubwo rero uburyo bwa mbere wafungamo sambusa yawe ukoresheje izo mpapuro, ufata twa dupapuro 2. Impamvu twafashe 2 ni uburyo bwa mbere ndi kubereka mu gihe ushaka gukora sambusa nyine ibyibushye cyangwa se ari nini. Ufata nyine 2 cyangwa se 3 ukaduterateranya gutyo, ukaba watangira gushyiramo ibirayi byawe, ubaye wateguye inyama washyamo inyama, ubundi ugafunga gutyo. Ntabwo byo bigoye, ugenda uzunguza rwose gutyo. Ikiza cyo gukora ino design ya gutya, ntabwo iyo warakoze n'imigati cyangwa se iyo wakoze impapuro zoroshye zo gufungamo sambusa zawe, ntabwo bishobora gucikira mu mavuta, ntabwo ushobora kuvamo ngo biturikire mu mavuta, kuko hari igihe ushobora wakora nyine ugasanga bisa nkaho biri gushwanyuka. Ntabwo gutya yashwanyuka kuba wazungukijeho inshuro nyinshi. Rero ubundi buryo, ntabwo udashaka gukora nyine impapuro ebyiri wazifatanyije, wafata n'agapapuro kamwe gutyo ukagazinga neza nkuko wazinga sambusa, ubundi ukashyiramo ibirayi byawe. Ntabwo bigoye rwose. Ubwo ni uburyo bwa kabiri, ariko uri gukora muri iyo design wakase gutyo. Ushaka kuba wateranya impapuro ari ebyiri cyangwa se ugakoresha urupapuro rumwe, hose havamo sambusa zimeze neza, ziba ziryoshye kandi ntabwo zipfa gushwanyukira mu mavuta cyangwa se ngo ibyo washyizemo imbere ngo bivemo, oya, kuko uba wazishizeho neza. Noneho yanuza cya gipondo twakoze, nuko ugenda ugihomesha nyine, nuko ugenda uhoma. Biba ari byiza kurushaho iyo ukoresheje gutya igipondo cy'ifarini kurusha uko wakoresha amazi uhoma. Murabona ko dusambusa twacu turi gusa neza. Ubwo rero ubaye ukunze ino design, ngiye mbona ino design yoroha, iranyorohera. Nawe wakora design nyine ikorohera cyangwa se wazifunga mu buryo bukoroheye. Reka turebe noneho uburyo bwa kabiri wafungamo sambusa zawe mu gihe ufite impapuro utarakata umaze ariko gutegura. Indi design rero wafata isahani ubishaka, ariko utabishaka nta kibazo wakoresha n'ubundi capati yawe uko yanganaga kose. Njye nafashe isahani kugira ngo ngire agaforme keza kandi nshaka, kuko nashaka kuyikatamo 2, ntabwo ushaka gukatamo 4. Ushaka gukatamo 2 cyangwa se ugakatamo 4 bitewe n'ukuntu ushaka sambusa nini cyangwa se ntoya, bitewe n'ubundi ushaka nyine sambusa yawe iza kuba imeze. Ubwo rero ngiye nakasemo 2, nuko uzinga nabwo uzinga neza gutyo. Iyo ubona ko bitari gukunda usigaho icyo gipondo cyangwa se ugasigaho iyo farini ku buryo biza kuba byafata, ubundi ugashyiramo n'ubundi ibirayi byawe, ubundi ugafunga neza. Murabona ko nabyo ari byiza. Gusa uba ugomba kwigengesera ko hataza kuba hari udutoboro cyane, ku buryo nyine ibyo utetse bitaza kuvamo cyangwa se amavuta ngo yinjiremo cyane. Nguko rero sambusa zacu kuno ziri gusa, twazikoze mu buryo butatu. Tukaba tugeze rero umwanya wo guteka. Amavuta yahiye, turashyiramo sambusa bisanzwe. Turakoresha rero umuriro uringaniye, ntuba ari mwinshi ntuba ari na muke, kuko iyo ubaye mwinshi twashiriza, kandi ubaye muke sambusa zacu zaganywa amavuta. Iyo turakomeza duhindukize kugeza nyine zibaye zizahiye kandi ziri gusa neza. Burya ibintu bisa neza biba biteye apeti. Ubwo rero urumva sambusa zawe wazitetse neza zikagira kala nziza, zikaba ziri gusa neza. Ebana n'umuntu wese uzireba bavuga ati zino sambusa ziraryoshye ataranazirya. Noneho yazirya
bitewe n'ibyo twashyizemo bitewe n'ukuntu twazitetse. Murazibona ko ziri gusa neza, zirasa neza cyane kandi ziraryoshye. Mubabare muzabigerageze muzambwira. Mwakoze rero cyane kubona nanjye kuri ino video itangira kugeza ku musozo. Niba utari wakora subscribe ndagusaba ko wakora subscribe, niba warayikoze ndagushimira cyane kandi ngomeje gushimira abantu cyane bari kunshyigikira bakora subscribe, bashyiraho comment, liking, banasharinga. Imana ikomeze ibahe ibyiza, ibahe n'imigisha. Mukomeze rero kugira amahoro aho muri hose, mugira ibihe byiza. Salam.